Ushobora kuba utabizi ariko hari uburyo bumwe cyangwa ubundi ukwezi wavutsemo kugira ingaruka ku myitwarire yawe ku kigero cyo hejuru. Abahanga mu guhuza imibare ndetse n'imyitwarire ya muntu bavuga ko ukwezi umuntu yavutsemo gushobora kugira uruhare mu mahitamo ye agendanye n'akazi akunda gukora, amahitamo y'inshuti yiyumvamo cyangwa umukunzi yifuza, ndetse n'imyitwarire y'umuntu yose muri rusange. Ukwezi wavutsemo kandi ushobora kugira indwara ukunze kurwara. Hari abantu benshi bizera ko uko inyenyeri ziba zipanze umuntu avuka biba bifite byinshi bisobanura ku buzima bwe aba atangiye ku isi. Ukwezi umuntu yavutsemo kuba gufite byinshi bisobanura ku rugendo rw'ubuzima aba atangiye ku isi. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho imyitwarire igiye itandukanye abantu bagira bitewe n'amezi bagiye bavukamo. Kuri iki kiganiro urareba niba hari iyo waba ufite ihuye n'ivugwa mu kwezi wavutsemo. Mbere yuko dutangira turasaba kubanza gukora subscribe kugira ngo umenye mukomeza kubona ibiganiro byacu. Duhereye ku bantu bavutse mu kwezi kwa mbere k'umwaka cyangwa Mutarama, ni abantu bakunze kuvamo abayobozi. Ni abantu bagira umurava ndetse bakagira n'intego. Bakunda kugira ubwigenge mu byo bakora byose, kandi ni abantu b'abahanga ndetse ubushishozi n'ubwenge bwabo bigaragarira buri wese. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa mbere ni abantu bagira igikundiro ndetse bakaba abantu bahorana icyizere. Buri wese aba yifuza kuba iruhande rwabo. Abantu bavutse muri uku kwezi ariko hari ubwo barakara cyangwa bakagira umujinya mu buryo bwihuse. Ni abantu baba bashaka kuba bashimisha abandi ndetse ntabwo bita ku ntege cyangwa ibibi by'abandi, ahubwo bita cyane ku byiza by'abandi bantu. Nubwo bakunze kutarwaragurika cyane, abantu bavutse muri uku kwezi kwa mbere bakunze kurwara indwara ziterwa n'ubukonje nk'ibicurane na angine. Iyo bigeze ku gukoresha amafaranga, abantu bavutse muri uku kwezi barabyitondera cyane ndetse buri gihe batekereza kabiri mbere yuko bagira icyo bagura. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abantu bakunze kwita cyane ku mibanire ndetse n'ubucuti. Ni abantu bahorana inzozi zo gushaka uwo bahuza ndetse bakaba bamarana ubuzima bwabo bwose n'uwo bahuje. Ni abantu bakunze kumva ibyiyumvo bya bagenzi babo ndetse bakaba abantu bagira igikundiro. Ariko nubwo abantu bagira urukundo cyane, baba bashaka ko nabo bagaragarizwa urukundo n'abo bakunda. Ni abantu bagira umutima mwiza ndetse bakavamo ababyeyi beza cyane. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kabiri bakunze kugira umurava ndetse bagaharanira kugera ku cyo bifuza mu buzima. Abantu bagira intego ndetse bakavamo abantu bakomeye iyo bakomeje gukurikira intego zabo. Bakunda ubwigenge n'ubwisanzure ndetse ntabwo bajya bihanganira umuntu wese ugerageje kubabangamira mu buryo bwose. Bagira amarangamutima cyane ndetse bashobora kubabazwa mu buryo bworoheje n'ibintu runaka, ariko nta muntu n'umwe ashobora kwereka ko bababaye. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ni abantu bakunze kugira amahirwe mu byo bakora byose. Ni abantu bashobora gukorera amafaranga menshi mu gihe gito ariko nanone bakayakoresha mu gihe gito. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu kandi bakunze kuba imbata z'ibintu bigiye bitandukanye. Ndetse iyo bigeze mu rukundo ni abantu batizerwa cyane ndetse bafata urukundo nk'ibintu by'imikino. Ariko iyo bagiye mu rukundo bya nyabyo barujyamo bakomeje. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatatu ni abantu bahorana inzozi nyinshi ndetse akenshi hari ubwo batakarira mu nzozi ndetse n'intekerezo zabo, rimwe na rimwe ntibabashe gutandukanya ibiriho n'ibitariho. Bakunze kuba abanyamahoro ndetse bagakunda gutemberera ahantu hagiye hatandukanye. Uruhande rwabo rubi ni uko bakunze gufata imyanzuro bahubutse ndetse bakaba banahubuka mu guhitamo abakunzi. Ikindi kandi ni uko barakara vuba ndetse bakaba banagira inzira. Abantu bavutse mu kwezi kwa kane ni abantu bakunze kuvamo abayobozi kimwe n'abavutse mu kwezi kwa mbere. Ni abantu bagira igikundiro ku bandi ndetse bakagira n'intego. Ni abanyabwenge bakunze gutanga amategeko ku bandi ndetse ntabwo bakunze kuva ku izima. Bahanga udushya bigatuma kenshi bagera ku byo bifuza. Abandi bantu babafata nk'icyitegererezo ndetse bakumva baba iruhande rwabo. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kane kandi bagira umutima wo kwita kuri bagenzi babo ndetse bakagira ubuntu, ibi bigatuma bavamo inshuti ndetse n'abakunzi beza. Bagira ubutwari ndetse nta bwoba bagira iyo hari ikibitambitse mu nzira zabo. Bakunze kwikura ahantu bumva hatabamereye neza cyangwa habababaza. Ni abantu bazi gukemura ibibazo ndetse inshuti zabo zikunze kubagisha inama. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu ni abantu bakunze guhanga udushya ndetse bakagaragaza uko biyumva. Akenshi bakunze kuba abanyempano, bandika ibitabo, abashushanyi,
abakinnyi b'amafilime cyangwa se bakaba abahanzi. Bakunze kubaha buri wese ndetse bakubaha n'amategeko. Bakunze gukurikiza imico n'imigenzo ya kera iyo bigeze ku gushinga urugo. Nubwo bakunze kuba imbere y'abantu ariko baba bakeneye akanya ka bonyine ko kwitekerezaho. Bakunze ahantu karemano nk'amashyamba cyangwa ahandi hatuje, aho babonera akanya ko kwitekerezaho ndetse no gukusanya ibitekerezo bishya. Ntabwo bakunze guhora ahantu hamwe, ahubwo baba bashaka kujya gusura ahantu hagiye hatandukanye. Mu buzima bw'urukundo ni abantu bakunda vuba cyane, ariko nanone bakaba batenguha vuba. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu ni abantu bavamo abakunzi beza. Bazi kugaragaza urukundo, bakunda kwita ku bakunzi babo ndetse bakizerera mu rukundo cyane. Ariko nanone bakunze gufuha byihuse ndetse bagakunda kugarura ibyahise. Bagira umutima mwiza ariko nanone bakunze kugira amazimwe. Ni abantu bagorwa no gufata umwanzuro, bikaba bituma bakunda gusubika gahunda zabo bagategereza igihe bumva ko aricyo kizaba ari cyiza kuri bo. Ni abantu bagira amarangamutima cyane ariko bakirinda kugira uwo babigaragariza. Ni abantu bazi kuganira ndetse bakaganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko nanone bakunze kurambirwa vuba, bakaba bagerageza ibindi bintu bishya kugira ngo bagire ibyishimo mu buzima bwabo. Abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi ni abantu bakunze kugira impuhwe, bakita kuri bagenzi babo ndetse bakagira igikundiro. Ni abantu b'abanyakuri ndetse n'inyangamugayo, bigatuma bavamo inshuti nziza. Ni abantu b'abanyabwenge ariko nanone bakagira amarangamutima cyane, bigatuma bashobora kugira agahinda gakabije gashobora gutuma bagira imyitwarire idasanzwe. Abantu bamwe bashobora kubabona nk'abantu batagira inshuti, ariko iyo bagize inshuti zibiza ubuzima bwose. Kubera amarangamutima yabo bakunda kubabara mu buryo bworoshye, ariko nubwo kuva mu kababaro bibagora, ntabwo bagira umutima wo kwihorera. Bababarira ababagiriye nabi ariko ntabwo bibagirwa ibyo babakoreye. Kubera batajya bibagirwa ibibi bakorewe, bagomba no kongera kwizera abandi bantu nyuma yo guhemuka. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ni abantu bakunze kwita ku bantu babari hafi ndetse bakaba abantu baha agaciro urukundo ndetse n'imibanire y'abashakanye mbere ya byose. Bahorana icyizere ndetse bagahorana umurava mu byo bakora byose, bigatuma abantu babari hafi bamererwa neza. Bakunda kugira ubwigenge ndetse ubwenge bwabo bugatuma bavamo abayobozi beza ndetse bakabasha kugera ku kintu cyose bifuza kugeraho. Baba abanyempano mu kazi kabo, ariko kubera bagira uburakari buza vuba bashobora kugira umujinya, bikaba byatuma bakora ibintu bidakwiye. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ni abantu baba bashaka ikintu cyose mu buzima bwabo kiba ku murongo. Ntabwo bita ku mvururu, ahubwo baha agaciro umutekano no kumererwa neza. Ni abantu bazi kugenzura amarangamutima yabo ndetse bakaba abantu bagira ukwemera kujyanye n'umwuka cyangwa amasengesho mu buryo bukomeye. Ariko nanone bakunda kugira agahinda iyo ibintu bitari kugenda mu buryo babipanze. Baba bakeneye kwiga kwihangana muri byose ndetse bakibabarira. Iyo bigeze mu gushaka abakunzi ntabwo bahitamo ubonetse wese, gusa iyo bamaze guhitamo baba bizerwa ku bakunzi babo ndetse bakabitaho. Bakunze kugira amabanga ndetse bakaba abantu bafata mu mutwe cyane, bakaba batanibagirwa ikintu na kimwe. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi cyangwa mu kwezi k'Ukwakira ni abantu b'abanyamugisha ndetse bakunze kugira amahirwe cyane. Akenshi bakunze kugera ku ntego zabo. Ni abantu bigoye kuba mwajya impaka kuko bakunze guhita batangiza imirwano, kandi iyo barakaye bakunze guhita bashaka uko bihorera. Bakunda ubugeni ndetse n'ubuvanganzo ariko bakunze kugira ishyari. Ni abanyakuri ndetse n'inyangamugayo kandi ntibakunda kwiyoberanya. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ntabwo bihanganira kuba batari kumwe n'inshuti zabo ndetse bakunze kuba ahantu hari abantu baganira no kunguka inshuti nshya. Nubwo baba ari beza kandi bagaragara neza, ntabwo bakunze kuba bigirira icyizere. Abantu bavutse muri uku kwezi ni byiza ko bakunda gutembera ahantu hashya ndetse bakiga kugenzura amarangamutima. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi na kumwe ni abantu bahora bishimye kandi bahora bashaka gukora cyane kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Bahorana umurava ndetse n'umwete wo gukora cyane kugira ngo ejo hazaza habo hazabe heza. Ibibazo by'amafaranga bishobora gutuma bumva batameze neza, ariko kuko bakora cyane birangira ibyo bibazo babyikuyemo. Ni abantu bahanga udushya ndetse bagahorana ibitekerezo. Bizera ko baremeye kugera ku bintu byinshi byiza ndetse ntabwo bajya bahagarara gukora bataragera ku ntego zabo.
bakunze kuba bonyine kurenza kuba mu bantu benshi, bigatuma bakunze kuba bitonze ndetse ukaba utamenya amabanga yabo. Mu buzima bw'urukundo buri gihe bumva badatekanye kuko baba bumva ko ari bo bitanga cyane kurenza bagenzi babo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza ni abantu bakunda ibirori. Bakunze kuba bakuze cyane kubera gahunda nyinshi ndetse akenshi baba bari kumwe n'inshuti ndetse n'imiryango yabo. Akenshi bakunze kwirengagiza inshingano zabo bagakurikirana imyidagaduro. Ni abantu bagira amahane ndetse bakunze guhirwa n'ubutunzi ndetse bagahirwa n'urukundo. Bakunda kuba abantu baba bashaka kwigaragaza cyane ndetse bakunze kuba mu buzima bwiza, ariko nubwo bimeze gutyo si abantu bikunda kandi buri gihe babona ibintu uko biri ndetse ntabwo bigaragaza uko batari. Bagira intego ndetse bakanakora cyane. Iyo hari imyitwarire abantu bakunze kugira bitewe n'ukwezi bavutsemo nk'uko byagaragajwe n'abahanga. Wowe wumvise iki kiganiro ushobora kuba hariyo wibonyeho bitewe n'ukwezi wavutsemo, cyangwa akaba ariyo ubona kuri bagenzi bawe bitewe n'ukwezi bavutsemo. Mwakoze kudukurikira, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu.